Ndabashuhuje mwese mugire amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Turagarutse mu ijambo ry'Imana. Nitwa Musabimana Fortune. Ndashima Imana Yesu yampaye agakiza ku buntu. Nanone tugarutse kumva ijambo ry'Imana, mureke nanone kubaha Imana dusenge. Uwiteka Mana turagushimiye, tugushimiye kuri mu ruhande rwacu. Ushimye ko aka kanya twumva ijambo ryawe. Ciye bugufi kugira ngo ukorere muri je, umwuka wera w'Imana asobanura ibyanditswe kugira ngo twese dufashwe n'ijambo ryawe, abantu bose bumvira ijambo bafashwe naryo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe nanone. Haleluya. Mugubwe neza. Mugubwe neza, Imana ibaha umugisha. Reka tuganire ijambo rifite intego ivuga ngo Imana igire umutsi ikoraho kandi Imana iduhindurira izina. Imana igire umutsi ikoraho hanyuma iguhindurira izina. Imana igire umutsi ikoraho. Turaza kubyumva mu ijambo ry'Imana tugiye gusoma mu Itangiriro igice cya 32. Turasoma duhereye ku murongo wa 23, turasoma imirongo nyine yonyine, hanyuma tuganire kuri iryo jambo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke, abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi w'inyonga ry'itako rye. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Amena. Imana ishimwe cyane. Dusomye aya magambo y'Imana kandi ntekereza ko twese hafi ya mwese munteze amatwi iri jambo mwagiye muryumva, ariko ijambo riryoha umuntu yongeye akarisubiramo akumva icyo Imana yari ishatse kuvuga. Yakobo ninde? Yakobo avuka kuri Isaka. Ubwo Isaka yabyaraga Yakobo na Esawu, ni abavandimwe babiri, murabazi, ariko reka tubavugeho gatoya. Yakobo yari uwa kabiri habanje kuvuka Esawu, ariko murabizi neza ko Yakobo yariganije umugisha wa mukuru we, hanyuma agahungishwa na nyina. Ubwo yahungaga yagiye ajya aho bita ahura n'uwo bita Labani, ajya kwa Labani atenderayo, aza kumushyingira Leya, nyuma aza kumushyingira Rasheli, hanyuma aza kubyara, arororoka, agira abana, agira abagore yuko. Ariko umunsi umwe haza gutekereza, aravuga ati ko nagiye mpunze mukuru wanjye namuriganije, ibi bintu bizahereza he, bizagenda gute? Hanyuma aza gutekereza gusubira iwabo no kujya kwiyunga na mukuru we kugira ngo arebe ko bazasubirana, kubera ko yari yagiye ahungishijwe na mama we yariganije umugisha. Ariko izina Yakobo nk'uko tubisobanurirwa, izina Yakobo rivuga umuriganya. Ariko mu gihe yatekerezaga kugenda, maze kugira inka, afite imikumbi myinshi, afite abo bagore be, hanyuma umunsi umwe arabambutsa avuga ati mwe muba mugiye, ngewe sigare hano hanyuma mbanze nitekerezeho. Ijambo riratubwira ngo yari ari wenyine. Hanyuma aho yari ari wenyine, asigaye wenyine, Uwiteka arahamusanga. Uwiteka ashyigikira icyo gitekerezo cye cyo gusubira kujya kubonana na mukuru we kugira ngo biyunge, ariko ntiyashima ko yajyayo Imana itaragira ikimukorera, Imana itaramuhindurira. Erega buriya ntabwo wabasha kwiyunga n'uwo mwagize icyo mupfa Uwiteka ataragira icyo agukoraho, Uwiteka ataraguhindurira izina, Uwiteka ataragira icyo agukoraho, ntabwo byakunda.
ariko ngo aho yari ari wenyine Yakobo, marayika w'Imana araza. Imana ituma marayika araza habonana nawe. Ijambo riratubwira ngo barakiranye cyane, ariko amaze gukirana marayika afata umutsi wo ku nyonga ry'itako rya Yakobo, hanyuma ngo uwo mutsi arawuregura. Naje kwibaza, ibi bintu birasobanura iki? Ibi bintu biravuga iki? Uyu mutsi urashaka kuvuga iki? Kubera iki yafashe uyu mutsi? Birashaka kwerekana ngo Imana nta mbaraga na nkeya wagira zanesha Imana, nta bushobozi na bukeya wabasha kugira bwarwanya Imana ngo yitsinde. Imana irakomeye, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana izi ahantu yafata, izi ahantu yafata, izi umutsi yafata ubusinzi ufite bugahita burangira. Imana izi ahantu yafata uwari Yakobo agahindurirwa izina. Imana izi ahantu yafata. Haleluya, haleluya. Nta muntu n'umwe wabasha kuyinanira. Imana yagufata nubwo waba umeze nka Sawuli, kwa kundi yicaga aca abagore amabere agambanira abantu. Yatunguwe n'umucyo, Imana iramutungura imuhindura umukozi wayo, ahinduka umukozi wayo, umuvugabutumwa ukomeye. Imana hari umutsi yafata. Rero marayika yafashe umutsi, hanyuma agifata umutsi, imbaraga zose yari afite, ubukaka bwose yari afite, ibintu byose birahinduka, hanyuma Imana imuhindurira izina. Haleluya, haleluya. Hari umutsi buriya, hari umutsi Imana yafataho amaganya agashira. Hari umutsi Imana yafataho ku buzima bwawe, intimba ufite ku buryo nta muntu n'umwe waguhumuriza ngo byemere. Imana hari umutsi yafataho, izo ntimba ikahita igira gute? Izirangiza. Imana hari umutsi yafataho. Haleluya. Imana hari umutsi yafataho ikawuregura. Ibyaha byananiranye kuvaho ku buzima bwawe bikavaho. Imana hari umutsi yafataho. Bariya abana bakunaniye bagakizwa, bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Imana ifata ku mutsi wa Yakobo, hanyuma arabonda aratuza. Ati se bigende gute? Ati ndagufashe sinkurekura, utampaye umugisha. Ati witwa nde? Aramwibwira, aramubwira ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo wiswe Isiraheli. Haleluya, haleluya abakozi b'Imana. Haleluya, haleluya. Ntukitwa Yakobo, ahubwo witwa Isiraheli. Ntukitwa umusinzi, ntukitwa umujura muri karitsiye, ntukitwa umugome. Ugomba guhindurirwa izina. Imana iguhindurira izina mu izina rya Yesu. Ndashaka ko Imana iduhindurira amazina. Imana iguhindurira amazina. Amazina wari ufite, wari uzi ko abantu tugira udusirino, ugasanga bafite uko bakwita, ugasanga nawe hari uko wiyizi, nawe hari uko wiyita. Erega n'ibyo abana b'abantu batareba, Imana irabireba. Munyemerere Imana ifate ku mutsi, ifate kuri iyi mitsi, umutsi wakunaniye. Abantu bagiye bavuga ngo ngiye ngo ubu naranutse, kandi koko yaranutse. Ugasanga imitsi yarareze mu gahanga, ugasanga abantu baranutse nyine kubera ko isi yarabanukiye. Ariko hari Kristo yaza agafata umutsi, Kristo yaza akagira ibyo ahindura, Kristo yakuraho amaganya, Kristo yakuraho izo ntimba, Kristo yahindura uko kunuka ugahumurira isi. Haleluya, haleluya. Ndahamagariye abantu banutse, abantu imitsi yareze. Uzi ko abantu basigaye bagenda mu muhanda bivugisha, ukamubona mu muhanda agenda yivugisha, si no kuri telefone, kubera ko abantu byarabacanze. Ariko ndabaguhamagara, ndakubwira ngo Kristo arahari ngo aze akore kuri uwo mutsi. Ibyo bintu bimeze nk'ibyenda kugusaza, ibyo bintu bimeze nk'ibyenda kugunga. Abantu uramubona mu muhanda agenda, wamubona ukabona agenda atanga meziri. Ariko umva, reka nkuhamagare, reka nkubwire, Kristo arahari ngo akore ku mutsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristo arakora kuri uyu mutsi, araguhindurira ubuzima, araguhindurira imibereho. Urarurira, ijambo riratubwira ngo wararurira ariko bwacya impundu. Haleluya, impundu zikavuga kuko Imana yabiguhinduriye izina. Yakobo ahindurirwa izina, yitwa Isiraheli, bivuga umugisha. Kandi murabizi ko ari we wabyaye imiryango 12 ya Isiraheli. Ayo ni amateka muzi, n'abatayazi muzayamenye. Imiryango tuvuga 12 yavuye ku rukigi rwa Yakobo. Yakobo niwe wababyaye, abyaramo na ba Yosefu n'abandi. Ariko nagira ngo mbabwire, turebe ngo ese iki cyigisho kiradufasha iki? Imana yahinduriye izina Yakobo, ikamukuraho uburiganya n'uburyarya. Nawe yaguhindura, nawe yakugirira neza.
Okay. Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, nawe yakukura ku cyavu, nawe yagukura muri ayo maganya, nawe yagukura muri izo ntimba, ayo marira yose urarurira. Yesu arahari ngo guhoze, uruta marayika arahari, ni Kristo. Ndimo ndababwira ngo Kristo arahari, harimo araduhamagara, arashaka kuguhindurira izina, arashaka kuguhindurira izina. Urabizi muri karitsiye abantu hari uko bakuzi, baranagukeka, umuntu yanagukeka, ariko reka nkubwire, n'abadakekwa muri iyi zi urisobanukiwe, uzi uko ubugingo bwawe buhagaze, uko uhagaze imbere y'Imana irakuzi, ariko Imana yashaka kuguhindurira izina. Mbese urabyemera? Mbese urabyemera? Emerera Yesu aguhindurira izina, agira imitsi akoraho. Ubu ntabwo ari imitsi turi kuvuga isanzwe, hari umutsi w'ubusinzi, hari umutsi w'ubujura, hari umutsi w'amagambo, hari umutsi imitsi ni myinshi, hari umutsi w'ubukene nawe umereye abantu nabi. Iyo mitsi Yesu yaza agakoraho, yamara kuwuregura ibintu bikemera. Haleluya, haleluya. Muri Yesu biremera, muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo ubuzima. Yesu aguhindurira izina, uwari igisambo akaba umukozi w'Imana, uwari ikihebe agahinduka akaba umukozi w'Imana, uwari umutinganyi agakizwa akakira Yesu nk'umwami n'umukiza we. Yesu abasha kuguhindurira izina. Imana ishimwe cyane. Munyemerere dusoze ndahamagara ndinginga ngo emera kwereka Yesu ko byakunaniye, emera kwereka Imana ko bidakunda, emera kubwiza Imana ukuri, uyibwire izina witwa. Yabwiye Imana ngo nitwa Yakobo, ko atabeshye. Uzi ko hari n'ababeshya amazina yabo. Bwiriza Imana ukuri, uyibwireho byakunaniye, uyibwire uko byanze, uyibwire ahantu byapfiriye, uyibwize ukuri. Hanyuma iraza igira ibyo iregura, iraza iguhindurira izina. Twakire neza ijambo ry'Imana, reka dusenge Imana. Nanone Mana turakubashye, iri jambo rirakomeye. Mana ndakwinginze kugira ngo uze mu buzima bwacu. Kristo uze uduhindurira izina, Kristo uze ugira icyo wakora. Iyi mitsi mwami, iyi mitsi dufite wayikoraho ukaduhindura amateka n'ukuri. Ibi byaha wabitsinda bigatsindika burundu Mana, ikagahinda n'izo ntimba abantu bafite. Iyi mitsi wayikoraho ukaduhindurira amazina. Ndasenze mpagaze mu mwuka wera, ndasenze mpagaze mu ijambo ryawe wampaye, ndasengera abantu bemeye guca bugufi kugira ngo bahindurire amazina, ubakureho amazina mabi, wongere ubite amazina meza. Abafite intimba, abafite ibibagoye, abafite imisozi babereye imisozi, ijambo ryaratubwira ngo iyo wa musozi wawe wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Serubabeli. Ndasenze Mana, ngiyi misozi yitse kandi ukora imirimo ikomeye, uhindurire abantu amateka nk'uko wahinduriye Yakobo ukamwita Isiraheli. Urakoze kuko ubikoze. Abaciye bugufi bakakira ijambo ryawe, abaciye bugufi bakakubwiza ukuri, ubahindurira amazina, ugira imico uregura kugira ngo izina ryawe rihimbazwe, maze abari abanyabyaha utwita abakiranutsi. Niko ijambo ryawe ritubwira. Urakoze Mwami kubw'ijambo ryawe rizima, dusenze dushima twizeye kubidukoreye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.